umaze igihe ubura amahirwe kubw'impamvu zitandukanye, ariko Imana ikuntumyeho ngo nubwo bimeze gutyo ntabwo uzamwara, ntabwo uzakorwa n'isoni, ntabwo uzaseba. Mu cyimbo cyo guseba Imana ikomeje mu maso hawe. Heli wiritaya zemeniyase, mu cyimbo cyo kumwara Imana igukuyeho kumwara, Imana ishizeho ibizima ku buzima bwawe. Haleluya. Mu cyimbo cyo kwangwa n'abantu, ibikumwaza byari byaje nuko Imana yakurikiranye ijambo yavuze kuri wowe. Erega ibigusebya byari byaje nuko Imana yibutse isezerano yagiranye nawe. Bibiri ivuze iki? Iravuze ngo kuko umwami Imana izantabara, nicyo gituma ntamwara. Ntabwo uzamwara, humura. Ibikumwaza byari bihari, wari ufite kumwara ugaseba. Abantu bose bitegeye ku misozi ngo barebe ukuntu ugiye gukorwa n'isoni, ngo barebe ukuntu ugiye gusohorwa mu nzu, barebe ukuntu akazi karangiye. Baguteze iminsi baribaza ngo mbese uriya ko yaratunzwe n'akariya kazi, bariya bana bazongera kwiga gute? Ese ko kredi kuyishyura byamunaniye, iriya nzu bazamuteza cyamunara. Ibikumwaza byari byageze ku marembi wawe. Haleluya. Ariko shima Yesu kuko utakoresha ukuri mu manza ze. Hari ahantu wari urimo urariganywa, hari ibintu wari urimo uhura nabyo, ukavuga ngo mbese ninde murengese nabona. Umva icyo Bibiri ivuze, iravuze ngo niwe uzatsindisha bose, ngo kandi bose bazasaza. Umva papa, ibyo bintu byose byari biguhagurukiye, akaba Uwiteka ari ugiye kukuburanira kugira ngo uzatsire, ariko aho ibyawe biri urahazi. Uzi ko Uwiteka Imana yahagurutse mu kibazo, amenya ahantu cyapfiriye, amenya n'ahantu abantu bahishe ibyawe, Uwiteka akabihishura akabikuzanira. Ngo Uwiteka agiye gukuraho urujijo ruri hagati mu bagore babiri, abantu murimo muburana, abantu murimo murwana, ibyo murimo mwizira byose ukuri murakuzi, nubwo hari ibyo mwariganije bya bagenzi banyu. Nakugira inama ngo Uwiteka ubwaje guca urubanza rutabera, nyemerera gusange mu mwanya muzima. Haleluya. Reka nizere ko mumeze neza kandi muri amahoro aho muhereye hose mu bice bitandukanye by'isi. Nabwo ngo amajyaruguru, amajyepfo, mwese turabasuhuje kandi tubifurije ikaze mu kiganiro cyacu. Bakunze ijambo ry'Imana rero aho muhereye hose mu bice bitandukanye, Imana umugisha kandi Imana ibahire mu byo mukora byose. Ni Isano y'Abera TV, kora subscribe ni mutarakora subscribe, kandi ukande no like, watuhe comment, tubwire igitekerezo cyawe n'icyo wifuza cyafasha kugira ngo umurimo w'Imana dukora ukomeze ugere hose kandi wamamare ku isi hose. Kindi ni ukunda ikiganiro cyacu, gisharinge, gihereze inshuti zawe kugira ngo nazo zimenye ubutongwiza bwa Yesu Kristo. Ndi kumwe na Evangeliste Prophète Joselyne. Nishimiye kubana na Joselyne kuri uyu munsi rero. Reka tumuhe umwanya adubwire amazina ye, namara kutubwira amazina ye asenga Imana, ubundi ahanuka umwuka yamutegetse mu izina rya Yesu Kristo. Yesu ashimwe bakunze b'Isano y'Abera TV. Amahoro y'Imana nabane namwe, muhabwe umugisha n'Imana. Joselyne ubasuhuza, umwami Imana abishimire. Reka rero dufatikanye dusenge kugira ngo Imana izibane natwe muri iki kiganiro cyacu cy'uyu munsi, kandi namwe mudukurikiye umwami Imana abahereza umugisha, ndetse namwe muzadukurikira muhabwe umugisha n'Imana. Umwami Imana yacu, Imana nziza, Imana ikomeye, Imana iri hejuru ya byose, turagushimye turaguhimbaje. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro, kubera ko ari wowe dukunda cyane kuruta uko tugukunda. Uradukuyakuya kugira ngo twiyegereze uturinde Satani. Niyo mpamvu twebwe abo waremye twifatikanije n'ibizima tukavuga ngo Mana urera. Nyemerera cyane uha umugisha umuntu wese ukurikiye iki kiganiro, ndetse n'uzagikurikira ahabwe umugisha n'Imana. Abakunzi b'ijambo ryawe bahabwe umugisha nawe, kandi unyemerere cyane umuntu wese udukurikiye atameze neza kubw'impamvu zimwe ndetse n'izindi, uwaba arwaye cyangwa arwaje, ufite ibyifuzo, ufite agahinda, atazi aho gaturuka, ndamusengeye Imana kugira ngo ukuboko kw'Imana kugira neza kandi gutanga ibyishimo n'ibyiringiro kuze mu ruhande rwa buri muntu wese udukurikiye. Umugisha umuntu wese ukunda ijambo ryawe kandi akaryizereramo, kandi ushyigikira umuntu wese nawe ugiye kubana natwe muri iki kiganiro. Ngaho nanjye shyigikira Kristo, unyambike imbaraga, unshoboze gusohoza ubutumwa bwawe nk'uko untumye ku bwoko bwawe. Urakoze kuko ugiye kunshyigikira ukabana ndetse n'umugaragu wawe nawe
uri kuri kamera ahabwe umugisha n'Imana, nawe umushyigikire cyane kubw'uyu mwanya bafashe kubwo kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, ahabwe umugisha n'Imana. Urakoze kuko ugiye kubana natwe mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha mwebwe mudukunda, muhabwe umugisha n'Imana. Mbazaniye ubutumwa, kandi ubwo butumwa buri mu ijambo ry'Imana, niwo murongo wa buri munsi, niyo topic ya buri munsi. Wowe udukunda kandi ugakurikira ijambo ry'Imana, Imana iguhereza umugisha. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Yesaya, ibice byaho turasoma 50 ndetse dusome n'umurongo wa 7 n'uwa 8, twumve icyo Umwami Imana avugana natwe. Imana ibaha umugisha. Tutarasoma ijambo ry'Imana, birashoboka ko wamamagaye ntitubashe kumvikana, kandi naratanze nimero kugira ngo mbafashe. Waba ufite ibyo ushaka kunsobanuza kuri message mba natambukije mpawe n'Imana, waba ukeneye ko ngufasha gusenga mu buryo bwose wankeneyemo, niba utarambonye nakubwira ngo ihangane wongere ugerageze umpamagare. Ndahari ku bwanyu kugira ngo dufatikanye kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Murabizi mbabwira kenshi ko mbakunda, kandi ndacyabakunda n'ubu, ahubwo namwe murusheho kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, mukora share ndetse na comment, mukanda subscribe kugira ngo dufatikanye kwamamaza ubutumwa bwiza. Yesu abaha umugisha. Iki kiganiro cyacu ni kigufiya, nkuzaniye message Imana ikuntumyeho. Yesaya ibice byaho 50, murongo waho wa 7 ndetse n'uwa 8. Reka twumve uko havuga. Murongo wa 7 haravuga ngo, kuko Umwami Imana izantabara, nicyo gituma ntamwara, nicyo gitumye nkomera mu maso hanjye hakamera nk'urutare, ngo kandi nzi yuko ntazakorwa n'isoni. Imana ishimwe. Murongo wa 8, unsindishiriza ari hafi, ninde uzamburanya? Duhagarare twembi, umurezi wanjye ninde? Nanyegere. Umwami Imana niwe uzatsindisha bose, bazasaza bamere nk'umwambaro, inyenzi zizabarya rwose pe. Imana ibaha umugisha, amen. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha mwebwe mukunda ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana dusomye riratubwiye ngo, kuko Umwami Imana izantabara, nicyo gituma ntamwara, nicyo gituma nkomera mu maso hanjye hakamera nk'urutare, ngo kandi nzi yuko ntazakorwa n'isoni. ngo unsindishiriza ari hafi, ninde uzamburanya? Umurezi wanjye ninde? Nanyegere. Umwami Imana niwe uzatsindisha bose, bose bazasaza bamere nk'umwambaro, inyenzi zizabarya rwose pe. Imana idufashe cyane. Aya magambo arimo ubutumwa bwawe wowe udukurikiye kandi wowe ukunda ijambo ry'Imana. Hari igihe ugera mu gihe wowe ubwawe wumva ko nta butabazi bugihari, hari n'igihe wowe wumva ko nta wundi murengezi wabona, kavuga ngo ibyo nari niringiye byose birashize, kavuga ngo ibyo nari ntegereje byose ko byangirira umumaro ntago bigikunze, ndabona ko amahirwe yanjye yarangiye. Ariko Imana ikuntumyeho ngo, kuko y'ubwayo izagutabara, nicyo gituma udakwiriye kwifata nk'umwaye. Icyakora cy'ibyakumwaza byari bihari, ibyatuma ucika intege byari byakugezeho, ariko Imana iravuze ngo kuko izagutabara, nicyo gituma utamwara. Haleluya. Imana idufashe cyane. Ngo kuko Umwami Imana izantabara, nicyo gituma ntamwara, nicyo gituma nkomera mu maso hanjye hakamera nk'urutare. Komera, komera mu maso hawe hakomere, ukomerera imbere y'abanzi bawe, ukomerera imbere y'abavuga ngo ntacyo azageraho, ukomerera imbere y'abavuga ngo iyaba yarapfuye. Komera kuko Umwami Imana aje kugutabara, ngo niyo mpamvu utamwara, niyo mpamvu ukomera mu maso. Haleluya. Uzi kuba uguhiga cyangwa ukurwanya muri kumwe, ukuroga cyangwa ukurogera mwicaranye, haleluya, cyangwa muturanye, mu gihe yibwiraga ko ariyo minsi yawe yo gupfa, akabona ahubwo niyo minsi yo kubaho ku buzima bwawe. Akabona mu gihe yibwiraga ko iyo ndutwite uzahwana nayo, akabona urabyaye, ejo akongera akabona urabyaye. Ngo nicyo gituma ntamwara. Ngo nicyo gituma nkomera mu maso hanjye hakamera nk'urutare, ngo kandi nzi yuko ntazakorwa n'isoni. Bihamye neza muri wowe, byemeze. Bwira Satani ngo ntabwo nzamwara. Bwira abanzi bawe bicecekere. Ikorasi yararirimbye cyane ari mu mwuka, aravuga ngo bwira abanzi bawe bicecekere,
inzobo bacukuye bazitere mu insina. Amen. Bwira abanzi bawe bicecekere, inzobo bacukuye bazitere mu insina, kuko ntabwo ari wowe uzazigwamo, ntabwo ari wowe uzahora ushingura, nta nubwo ari wowe uzahora ubura amahirwe. Umaze igihe ubura amahirwe kubw'impamvu zitandukanye, ariko Imana ikuntumyeho ngo nubwo bimeze gutyo ntabwo uzamwara, ntabwo uzakorwa n'isoni, ntabwo uzaseba. Mu cyimbo cyo guseba Imana ikomeje mu maso hawe. Heliwiri taya zemeniyase, mu cyimbo cyo kumwara Imana igukuyeho kumwara, Imana ishizeho ibizima ku buzima bwawe. Haleluya. Mu cyimbo cyo kwangwa n'abantu Imana itumye igikundiro cyiza kuri wowe. Kandi nanone mu cyimbo cy'uko wari uzi yuko kumwara kwagusohoyeho, kumwara kwakujeho, wari wasabye wa musore we, wari wasabye wa mukobwa we, wari wasabye wa mugabo we, wa mubyeyi we, wari wasabye haleluya, wa miryango we wari wasabye. Hari ibintu byinshi wabonaga ko byagusebeje, ariko Imana iravuze ngo kuko umwami Imana izantabara, nicyo gituma ntamwara, nicyo gitumye nkomera mu maso hanjye hakamera nk'urutare. Erega mama, ibyakumwaza birahari, wa mukobwa ibyakumwaza birahari. Ntabwo ubizi ibintu Imana imaze iminsi ikurinze. Mbese ntubizi ko Satani yashakaga ko utwita mu buryo butari bwo? Ntabwo Satani yari yaguteze umutego kugira ngo ufatwe ku ngufu, ntabwo Satani yari yaguteze umutego kugira ngo kwiga byange. Erega ibikumwaza byari byaje nuko Imana yakurikiranye ijambo yavuze kuri wowe. Erega ibigusebya byari byaje nuko Imana yibutse isezerano yagiranye nawe. Bibiliya ivuze iki? Iravuze ngo kuko umwami Imana izantabara, nicyo gituma ntamwara. Ntabwo uzamwara, humura. Ibikumwaza byari bihari we, wari ufite kumwara ugaseba. Abantu bose bitegeye ku misozi ngo barebe ukuntu ugiye gukorwa n'isoni, ngo barebe ukuntu ugiye gusohorwa mu nzu, barebe ukuntu akazi karangiye. Baguteze iminsi baribaza ngo mbese uriya ko yaratunzwe n'akariya kazi, bariya bana bazongera kwiga gute? Ese ko kredi kuyishyura byamunaniye, iriya nzu bazamuteza cyamunara. Ibikumwaza byari byageze ku marembo iwawe. Haleluya. Ariko shima Yesu kuko utakimwaye. Jambo riravuze ngo kuko umwami Imana izantabara, nicyo gituma utamwara. Notre benetaya jesimeniyanse, nicyo gituma utamwara. Ukwiriye gukomera mu maso, ibikwangiza byari bihari. Komerera imbere y'abanzi bawe, komerera imbere y'abantu bari bazi ko gukomera kutakiriho kuri wowe. Uzi gukomerera imbere y'abantu bakugiriye nabi, uzi gukomerera imbere y'abantu bavuga ngo uriya we n'ubundi kubw'ibyo tumukoreye nta minsi agifite yo kubaho. Uzi gukomera imbere y'abantu bavuga ngo ni mu muhinduru, bagashira urushi ku munwa, bakavuga turiya we byararangiye, ahari ntiyahava, ubuzima arimo ntibwahinduka, amahirwe duhora tuyica, byaremeye ibyo dukora biramuhama. Ariko Yeri iravuze ngo humura, kuko ije kugutabara. Ukumwara kugiye kukuvaho, ukumwara kugiye kukurangiraho. Twasomye umurongo wa 8 haravuga ngo umwami Imana ni uzatsindisha bose. Haleluya. Ngo umwami Imana aje gutsindisha byose byari byaragutsindishe, ibintu byari byaragutsinze ku buzima bwa, imanza zari zaragutsinze, amahirwe yari yaragutsinze, ibyishimo byari byarabuze, umunezero wari waragiye, wari waratsinzwe n'agahinda. Niko kari gatuye mu rugo iwawe, niko kari gatuye mu bana bawe. Agahinda niko warariraga, akanduka kiririrwa, nta byishimo n'ibyiringiro by'ahazaza wari ufite. Ariko Yeri kuntumyeho iravuze ngo kuko ari izagutsindishiriza. Haleluya. Imana ije kugutsindishiriza. Humura, izo manza ufite Imana ije kugutsindishiriza. Ako karengane ufite Imana ije kukurenganura. Ibyo bintu byose wari uri mu Rwanda nabyo utari ufitiye igisubizo, Imana ikuzaniye igisubizo. Bibiliya iravuze ngo niwe uzatsindisha bose. Umwami Imana niwe utsinda imanza zose, niwe utsinda imanza akaziburana. Ntabwo Uwiteka ajya abera, oya, nta marangamutima akoresha. Uwiteka akoresha
kuri mu manza ze, hari ahantu wari urimo urariganywa, hari ibintu wari urimo uhura nabyo, ukavuga ngo mbese ninde murengese nabona. Umva icyo Bibiliya ivuze, iravuze ngo niwe uzatsindisha bose, ngo kandi bose bazasaza. Umva papa, ibyo bintu byose byari biguhagurukiye bigiye guhinduka nk'ibisaje, bigiye guhinduka nka bya bindi bajugunya muri puberi, ngo kuko umwami Imana niwe uzatsindisha bose, ngo bose bazasaza bamere nk'umwambaro, ngo inyenzi zizabarya bwose pe. Iyi ni makwakwa, ibi ni ibisimba byo mu gihuru, ngo bijya biza ngo bigasaza, ngumva ngo bikarya imyenda yose yashaje, imwe bajugunye mu bihuru, ngo iyi myenda igacika ikarangira. Imana ije gushajisha ibintu byari biguhagurukiye, kandi Imana ije gucogoza ibintu byose byari bihagurutse ku buzima bwawe. Mbese ntabwo bizi byari byarahagurukiye kugutsinda, ariko Uwiteka aravuze ngo niwe uzabitsindisha byose. Watsinzwe n'abantu barakuburanya baragutsinda, ariko yera none ije kuburana urubanza rukomeye ku buzima bwawe, kandi uru rubanza Uwiteka aje kuburana nta muntu uzamutsinda, ahubwo aravuze ngo niwe uzatsindisha bose, ngo abo bose bazasazira imbere yawe. Imigambi yabo yose igiye gucogorera imbere yawe, imigambi y'ibintu bikurwanya, imigambi y'ibintu biguhiga, ngo igiye gucogorera imbere yawe, ngo kuko Uwiteka ari uzatsindisha bose. Ngo ninde uzanyegera ngo nahagarare twembi tuburane? Haleluya! Jambo riratubwiye ngo umwami Imana niwe uzatsindisha bose, ngo kandi ubwo azabatsindishiriza, ngo umurezi wanje ninde? Nanyegere. Ninde ukurega? Niyegera Uwiteka, yikegera Joselyne, kuko nje ntacyo twavugana, yikwegera we mu izina ryawe. Umwami Imana niwe ugiye kukuburanira, ngo kuko niwe ujya utsindishiriza bose bamwizeye. Imana idufashe cyane. Niba wizeye Uwiteka, ubwoba nibushire. Niba wizeye imbaraga ze, shira ubwoba. Ntabwo Yesu yagutererana, ntabwo yakureka imbere y'ibikurwanya, ntabwo yakemera ko bikwivuga hejuru, nta nubwo Uwiteka yakemera ko Satani avugiriza impundu kunesha. Hoya, Uwiteka afite imbaraga kandi afite n'ubutware. Amina, haleluya. Ubu butware Uwiteka afite bubasha kuburanira umuntu mukuri kwe nk'uko bikwiriye. Imana izirenganura. Humura, wahuye n'abakurenganya benshi, wahuye n'ibikurwanya byinshi, ndetse wahuye n'ibintu byinshi bituma kwizera kwawe kurangira, ariko Uwiteka akuntumyeho ngo umwami Imana niwe uje gutsindisha byose ku buzima bwawe, kandi byaje gutsindisha nta muntu n'umwe wabasha kongera kubihagurutsa. Imana idufashe cyane. Reka twongere dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'Abami, igitabo cya mbere cy'Abami, ibice byaho ni 3. Turasoma ku murongo waho wa 28. Wumve icyo Uwiteka akuntumyeho. Haravuga ngo nuko Abisiraheli bose bumvise uko umwami aciye urwo rubanza, baramutinya kuko babonye ko ubwenge bw'Imana buri muri we, ngo maze abacira imanza zitabera. Amen. Imana idufashe cyane. Ngo nuko Abisiraheli bose babonye ukuntu ngo abacire urubanza, babonye ukuntu aciye urubanza. Uru rubanza ngo ni Salomo wari uruciye. Umwami Salomo asimara kwima ingoma, asimbuye se Dawidi, yakoze ikintu gikomeye, ngo ajya ku musozi ahendahenda Imana. Arayibwira ati cyakora cyo ndabibona ko nkoreye ibidasanzwe, mbaye umwami, ariko ibyo ntibihagije, nkeneye ubwenge bw'Imana bwo guca imanza zitabera. Amen. Twari turi ku ijambo rivuga ngo umwami Imana niwe uzatsindisha bose papa, niwe uzagutsindira, niwe uzakurwanirira, niwe uzagutabara. Ibintu byari bimaze igihe byarakuyoboje igitugu ku buzima bwawe, amadeni yarakuyoboje igitugu, umva ubukene bwari bumaze igihe bukuyobora, wari umaze igihe uyoborwa no kwambara ubusa, wari uyobowe no kubura amafaranga, ariko Uwiteka aje kugutsindishiriza. Amina, haleluya. Imana ije kugutsindishiriza kugira ngo amaboko atakiraga noneho yatsire. Imana ihimbazwe. Ngo uyu mugabo witwa Salomo ngo arangije, ngo hari abagore babiri ngo b'abamaraye, ngo babaga mu nzu imwe, umwe arabyara undi abyara nyuma y'iminsi 3. ngo amaze kubyara ngo bose babyara abana, ngo ari kumwe muri bo aryamira umwana we arapfa. Hari abantu baryamiye ibyacu, Imana ije kubabyutsa mu byacu. Hari abantu baryamiye ibyawe, Uwiteka Imana aje kubibyutsa.
hari abantu bashikamiye ibyawe banga ko bijya hejuru, Uwiteka aje kubihagurutsa kugira ngo bimenyekane ko ari uzatsindisha bose. Imana ishimwe cyane, kugira ngo bimenyekane ko ubwo umwami Imana izagutabara aricyo gituma utamwara, aricyo gituma ukwiriye gukomera mu maso ukavuga ngo ndabizi ko yavuganye nanjye ariyo kwizerwa. Niba uzatsindisha bose kandi bose bazasaza bamere nk'umwambaro. Dusomye igitabo cy'Abami ba mbere 28 igice cya 3, niho hatubwiye ngo nuko bose ngo babonye uko uwo mwami aciye urubanza ngo baratangara baramutinya ngo kuko babonye ko ubwenge bw'Imana buri muri we. Imana ishimwe. Ngo Salomo bamusanira abagore babiri b'abamaraya ngo bari mu nzu imwe, ariko ngo bari babyaye bose bagira umugisha wo kubyara. Ngo babyaye umwe araryama nijoro aryamira umwana we arapfa. Ngo acunga mugenzi we aho aryamye, aragenda ngo amukura imbere wa mwana muzima ngo uri mu gituza cye amushyiramo uwapfuye. Ngo biciye bose mu gitondo ngo barebye basanga nyina w'umwana muzima bamuhaye umwana upfuye. Hari abantu bakuguraniye ariko Uwiteka aje kuburana urubanza. Hari abantu baguranye mu byawe, Uwiteka araca imanza zitabera, niko akuntumyeho. Amen. Ngo nuko ngo aba bagore ngo nyina w'umwana wapfuye ngo atangira kuvuga ngo uyu mwana muzima ni uwanjye. Noneho nyina w'umuzima nawe akavuga ati umwana muzima ni uwanjye. Uko byagenda kose byawe ntiwayoberwaho biri, nubwo udafite ubutware bwo kubikoraho, akaba Uwiteka ari ugiye kukuburanira kugira ngo ubyatsire, ariko aho ibyawe biri urahazi. Uzi ko Uwiteka Imana yahagurutse mu kibazo, amenya ahantu cyapfiriye, amenya n'ahantu abantu bahishe ibyawe, Uwiteka akabihishura akabikuzanira. Ngo Uwiteka agiye gukuraho urujijo ruri hagati mu bagore babiri. Umva uko byagenze. Ngo aba bagore b'abamaraye ngo bazi imbere ya Salomo. Salomo nibwo yari akijya ku ngoma, ariko twibuke ko Salomo yakoze ikintu kidasanzwe. Aravuga ngo kuba ngiye ku ngoma ni kimwe, nubwo simbuye data Dawidi ni icyubahiro, ariko menye neza ko data ajya kunereka ku ngoma hari ijambo yambwiye. Yaravuze ngo mwana wanjye Salomo, ujye umenya Imana ya so, iyo yakoreraga bari uzajya ukorera. Imana idufashe cyane. Hari umurage wanyu baguhaye, baguha umurage wo kwizera no gusenga, ugeze igihe bitewe n'iminsi uragamburura, ariko ibuka Imana ya so, wongere wibuka aho wari uri, wibuka ibintu Imana yagukoreye kugira ngo wicare muri ako kazi wicayemo, wibuka ibintu Imana yakoze kugira ngo ubu uriwe ubaka kanya. Nurangiza wongere uyubahe, uyibwire ngo nibutse ko kubana nawe nta gihombo kibamo. Imana idufashe cyane. Ngo Salomo yitegereza abo bagore arababwira ati ese umwana muzima ni uwanjye? Umwe akavuga ati umwana muzima ni uwanjye, undi akavuga ati umuzima ni uwanjye. Salomo kubw'ubwenge bw'Imana yari afite, ngo ahita ahamagaza abagaragu barababwira ati munzanire inkota. Ngo bamuzanire inkota. Ngo abo bagore babiri bahagaze aho ngaho, ariko twibuka ko hari harimo uwigiza nkana. Abantu murimo muburana, abantu murimo murwana, ibyo murimo mwizira byose ukuri murakuzi, nubwo hari ibyo mwariganije bya bagenzi banyu. Nakugira inama ngo Uwiteka ubwaje guca urubanza rutabera, nyemerera gusange mu mwanya muzima. Haleluya. Uwiteka asange warasubije ibyo wari waranyaze. Uwiteka asange mugenzi wawe waramuhaye umwana we, kuko uyu mwana Salomo yaciye imanza nk'umuntu, ariko ngo bamenya ko urubanza aciye ruri mu mwuka w'Imana, ngo kuko ubwenge bw'Imana bwari buri muri Salomo. Ngo uyu mwana bamugejeje imbere ya Salomo, ngo Salomo akura inkota mu rwubati, aravuga ati rero abagore babiri bahagaze aho, umwe ari kuvuga ngo umwana muzima n'uwanjye, uwapfuye n'uwawe, umwana muzima n'uwanjye, uwapfuye n'uwawe. Ngo Salomo abyitegereje aravuga ati rero nk'umwami wahawe ubwenge n'Imana. Haleluya. Ubwenge bw'Imana mureke tubushake. Hamagara Imana uyibwire ngo nkeneye ubwenge bwawe. Mu kazi ukora hamagara Imana uyibwire ngo nkeneye ubwenge bwawe. Hamagara Imana mu rugo ufite, hamagara Imana mu ishuri wiga, hamagara Imana mu buzima bwa buri munsi. Ndaguhendahendera Imana kugira ngo iguhe ubwenge. Abo muturanye hamagara Imana ngo iguhe ubwenge. Hamagara Imana mu buzima bwa buri munsi kugira ngo ubwenge bw'Imana bubane nawe. Salomo yari umuhanga cyane kuko yari yarasabye ikidasanzwe. Mu bandi bami Salomo ni wasabye ikintu gikomeye, aravuga ngo kuba mbaye umwami
mwami icyo ngicyo ntabwo gihagije, ariko ndasaba Imana ubwenge bwo guca imanza zitabera. Haleluya. Saba Imana ubwenge ngo Salomo agikura inkuta mu rwubati, ngo arayifatafata wa mwana muzima, amufatira mu kuboko kumwe, ngo afata n'inkota mu kundi, arangije avuga ijambo rikomeye, abwira abo bagore bombi ngo kubera ko umwe yanze kuharira undi uyu mwana, ngiye kumukatamo kabiri, umwe ajyana igice kimwe n'undi ajyana ikindi. Ayiwe, Imana idufashe. Dufite abantu babaye tumuhombe, dufite abantu bahora bavuga ngo ubwo nanjye mbibuze nawe ntabibone, ariko Iyera yakuntumyeho. Wirwanya umugisha wa mugenzi wawe, kuko Uwiteka afite umugisha wa buri muntu wese, ahubwo uko tuyakira nibyo bitandukanye. Wirwanya umugisha wa mugenzi wawe, uyu munsi niwe utabawe, ejo niwe uzatabarwa. Wirwanya amahirwe ya mugenzi wawe, uyu munsi niwe ufite ayo mahirwe, ariko nawe ejo uzagira yawe. Ariko dufite abantu barimo bashaka kumera nk'aba bagore, bavuga ati tumugabane rwose, amubure nanjye mubure. Umva uko aba bagore basubije umwami, ngo Salomo arababwira ati noneho ngiye kumukatamo kabiri, umwe atwara igice kimwe n'undi ikindi. Salomo yakoresheje ubwenge bw'Imana bwari buri muri we. Koresha ubwenge bw'Imana mu gihe nawe ukenewemo imanza zitabera. Gerageza nawe ukoresha ubwenge bw'Imana mu gihe urimo ukiranura abantu. Koresha ubwenge bw'Imana mu buryo bwose wirirwamo aho urara. Ukeneye ubwenge bw'Imana mu kazi ka buri munsi, ndakwifuriza ubwenge bw'Imana. Ufite ubwenge bw'Imana atandukanye n'abandi, kandi ufite ubu bwenge ntabwo arenganya, nta nubwo ariganya. Ngo Salomo abona aba bagore koko ngo bose ngo barahanze amaso ibyo Salomo agiye gukora, ngo ariko Salomo agifata uyu mwana afashe n'inkota, aravuga ati ngiye kumukatamo kabiri, umwe aratwara igice kimwe n'undi atwara ikindi. Nyina w'umuzima, wumva ukuntu abantu bicaye mu byawe babikuriganije kandi ari we nyirabyo. Ngo nyina w'umuzima kubw'imbabazi z'uko abizi neza ko umwana we ari we muzima, kandi amufitiye imbabazi kuko yamubyaye, ariko utaramubyaye nta mbabazi amufitiye, nawe nta mbabazi bagufitiye. Ariko Yesu wakuremye, haleluya, Iyera yagutangiye umwana w'ikinege, Yesu akakumenera amaraso, yigufitiye imbabazi, yikuntumyeho. Nubwo hari abatagufitiye imbabazi, ariko Uwiteka aracyagufitiye imbabazi. Humura, aracyagukuyakuya, aracyakeneye kukwiyegereza. Ubwoba nibushire, Yesu ntabwo yakureka. Haleluya. Ngo nyina w'umwana muzima ahita atera ijwi hejuru, abwira umwami Salomo, aramubwira atumva, oya, aho kugira ngo umukatemo kabiri, mumurekere, nubwo atari uwe, ariko mumuhe, azabaho. Birashoboka ko twazongera guhura, uyu mwana akamenya ko ndi mama we, ariko ntibikwiriye ko umwana wanjye wamukatamo kabiri. Nyina wa wundi wapfuye. Nshuti yanjye, Uwiteka azi ukuri, aho bakuriganirije Uwiteka azi ukuri kwabyo. Uwiteka agiye kwerekana ukuri mu bintu wanyazwe, mu bintu wambuwe, mu karengane wahuye nako, abakugenje. Abadayimoni barahagurutse bakwambura umugisha, ariko Uwiteka azaho umugisha wawe upfunyitse. Nagira ngo nkubwire ngo ntabwo Uwiteka yabireka gutyo, Uwiteka aje kubikora. Imana ishimwe. Ngo nyina wapfuye kuko nta mbabazi agifite, umwana we yapfuye, ahita atera hejuru ijwi, aravuga ati noneho mukatemo kabiri, twese tumuhombe, ajyana igice kimwe nanjye ntwari ikindi. Ngo Salomo arangije aravuga ati rero, kubera ko maze kubona ko uyu mwana umufitiye imbabazi niwe nyina, aravuga ati nimufate uyu mwana mumusubize nyina, kuko nyina w'uyu mwana nuri umufitiye imbabazi. Imana idufashe cyane. Ni wowe nyina w'umwana, ni wowe nyina w'umwana. Humura, Iyerije kumugusubiza. Haleluya. Niba ari wowe nyina w'umwana muzima, ntabwo uri burengane. Niba ari wowe nyina w'umwana muzima, ntabwo aka karengane kari bukubeho. Niba ari wowe nyina w'umwana muzima, ibyago ntibiri bugusohoreho. Ngo nyina wapfuye kuko nta mbabazi yari afite, aravuga ngo mukatemo kabiri, amubure nanjye mubure. Ariko Salomo kuko yari afite ubwenge bw'Imana, aravuga ati oya, umufitiye imbabazi niwe mama we, nimumuhe umwana we atahe. Umubyeyi bamuha umwana we, akarengane gakurwaho gatyo. Ngo bituma bahita bandikira ijambo tumaze gusoma, gitabo cya mbere cy'Abami 3:28.
havuze ngo bose baratangara ngo baramutinya ngo kuko babonye ko ari mu bwenge bw'Imana bwo guca imanza zitabera. Aho niho Salomo bamutinyiye kuko ubwenge bw'Imana buri muri we bwo guca imanza zitabera. Twatangire ku ijambo ry'Imana rivuga ngo kuko umwami Imana izantabara nicyo gituma ntamwara. Haleluya. Uyu mubyeyi kuko Imana yari mufite umugambi wo kumutabara nibyo byatumye atamwara. Imana yiyerekanira mu mwami Salomo. Salomo aca imanza zitabera kuko ubwenge bw'Imana bwari buri muri we, akiranura aba bagore kandi bose bataha banyuzwe kuko umugambi w'Imana ari usohoje icyo wari wagambiriye gukora hagati y'urengana n'urenganywa. Uwiteka aritamurura. Nawe Uwiteka aje kwitamurura mu ruhande rwawe, wowe urengana, wowe urenganywa, ukuri kw'Imana kuraje hagati yawe n'uwakuregaga, n'uwakurenganyaga, n'uwari warakwambuye ibyawe, uburiganya bwabaye. Ibyo byose Uwiteka aje kubikemura. Humura, jambo ryavuze ngo kuko umwami Imana izantabara nicyo gituma ntamwara, nicyo gituma nkomera mu maso hanjye hakamera nk'urutare, ngo kandi nzi yuko ntazakorwa n'isoni. Unsindishiriza ari hafi, ninde uzamburanya. Imana iguha umugisha wo ukunda ijambo ry'Imana. Ubu ni ubuhanuzi buri mu ijambo ry'Imana, ubwakire kuko Uwiteka aje kuguha umwana wawe kandi aje kukwambura ibintu byose byari byarakwiboheyeho, nk'uyu mugore wari wiboheye kuri mugenzi we agira ngo amuriganye umugisha w'umwana we. Ariko haracyari Imana ica imanza zitabera, ije kugucira urubanza rutabera. Ubwenge bw'Imana buracyari mu bantu bayo. Imana iguhuje no gucira urubanza rutabera. Imana ibaha umugisha mwebwe mwese mukunda ijambo ryayo. Haleluya. Mureke dufatikanye dusenge, uhendahenda Imana. Ahari wahuye n'uyu mugore wari umeze gutya ashaka kuriganya umwana wawe muzima, uyu mwana asobanura mu buryo butandukanye, mu buryo bw'umwuka, yaba umwuka wera wari warambuwe n'abadayimoni, yaba umwuka wera wari warambuwe na Satani n'abarozi. Ariko Uwiteka agiye kukugarurira umwana wawe. Haleluya. Kandi uyu mwana aragaruka ari muzima. Ngo Satani we yashakaga ko uyu mwana bamukatamo kabiri. Dayimoni yashakaga ko wamburwa uyu mwuka wera, yashakaga ko wamburwa ubu butunzi. Ariko Uwiteka akugaruriye ibyawe kuko wamuhamagaye, kuko agifite abantu bari mu mwuka wera baca imanza zitabera, bari nka Salomo basabye Imana ubwenge bwo guca imanza zitabera. Imana idufasha cyane. Habwa umugisha n'Imana wowe udukurikiye kandi ugakunda ijambo ry'Imana, urihererwemo imbaraga kugira ngo umwana we wari waranyazwe Uwiteka yongera mu kugarurire. Imana ibaha umugisha. Mureke dusenge Imana. Mana mu izina rya Yesu rifite imbaraga, Imana y'ubutware n'icyubahiro, turagushimiye kubw'ijambo ryawe, turagushimiye kubw'umugambi wawe ufite bw'ubwoko bwawe, ngo kuko uzadutabara nicyo gituma tutamwera, ngo kandi ni nicyo gituma ibitumwazo byigiza kure yacu kandi byari bihari, ngo kandi kubwo guca imanza zawe zitabera bituma urenganura abagore babiri, umwe yigiza nkana undi arimo aburana amahugu y'ibyo aziko harimo kuri. Urangije ugarura ukuri kwawe kugaragarira mu mwami, umwami uramukoresha asohoza umugambi wawe. Hari abo ugiye gukoresha ku bwoko bwawe kugira ngo uburiganya bahuye nabwo ubarenganure, ubakureho uburiganya. Hari iby'abadayimoni babanyaze, hari iby'abarozi babanyaze, hari imbaraga zabambuye ibyabo. Ariko ni mu butware mpabwa n'ijambo ryawe, dushingiye ku ijambo uvuganye natwe, nanjye ndabahoza imigisha buri muntu wese kugira ngo umwana muzima yongere agaruke mu biganza bya nyirawe. Urakoze Yesu. Umugisha umuntu wese ukurikiye iki kiganiro ndetse n'uzagikurikira, ahabwa umugisha n'Imana. Kandi amaboko yawe yonyine gusa aba yagaragara ku bwoko bwawe, ibyo ugambiriye byose byiza ndetse n'ibyo ugambiriye kuturwaniriramo utuneshereze kugira ngo uyu mwana yongere atugere hakiri muzima. Urakoze kuko uri Uwiteka. Byose tubisenze mu izina rya Yesu, amen. Imana ibaha umugisha. Nabaha nimero ya telefone kugira ngo wowe ufite icyo ushaka kumbaza cyangwa se ukeneye ko nkugira inama no kugufasha gusenga. Nimero yanjye ni 0788 91 22 425. Shalom shalom. Imana ibaha umugisha.